mu mwaka w'1556 mu ntara y'Ubushinwa yitwa Shanxi abantu basaga 850 bigeze gupfa hagati y'amasegonda 20 ndetse na 60. Abantu barishwe n'umutingito witwa 1556 Shanxi earthquake. Uyu mutingito niwe wishe abantu benshi ku isi. Ibi byose ngiye kukubwira ndifashishije igitabo cyitwa Encyclopedia Britannica. Runo n'urutonde rw'ibitabo rukoreshwa ku isi hose mu gushaka amakuru yizewe. Umuhanga witwa Kim Keda, uyu mutingito utangira kuba mu mwaka w'1556 yari ariho ni nawe wanditse avuga ko uyu mutingito ubaye isomo ry'igihugu cy'Ubushinwa ko hagakwiye kubaho ubwirinzi mbere ko bino bitangira kubaho. Ariko se ubundi bino ngibi yabivugishwaga n'iki? Aya magambo yavugishwaga n'iki ku ikoranabuhanga ritari ryagateye imbere nk'uyu munsi, yewe ndetse nta nubwo bari bamenye ko uyu mutingito ugomba kuba. Uzi icyo nibutse ko ntago wakaze mu kiganiro ngo wayi kaze. Yino yitwa Kingdom JBTV, nawe ngiye nitwa Bonviva. Iyo ushaka kunshyigikira ukanda subscribe kuri Kingdom JBTV. Ikiganiro kiri kuri YouTube. Encyclopedia. Iki ni igitabo kinini cyangwa se urutonde rw'ibitabo, kikaba kirimo ubumenyi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye: amateka, science, ibihugu ndetse n'abantu n'ibindi bintu. Urugero ruzwi ni Encyclopedia Britannica. Uru ni urutonde rw'ibitabo rukoreshwa ku isi hose mu gushaka amakuru yizewe. Iki nicyo gitabo tugiye gukoresha turebera hamwe umutingito uteye ubwoba kuri isi ya rurema wigeze kuba abantu bagahangayika. Umutingito wateye ubwoba isi n'umutingito wabaye ku itariki 12 Mutarama mwaka wa 2010. Iyo gihe wabereye mu gihugu cya Haiti, wari ufite ubukana bugera kuri 7.0 ku gipimo cya Richter. Uyu wari umwe mu mitingito ikomeye yabayeho hafi y'umujyi munini, bituma wangiza byinshi cyane. Ubundi uyu mutingito kugira ngo ubeho biterwa n'ibice by'isi byitwa tectonic plates. Ubundi hari ibice bibiri by'isi byasunikaga Caribbean plate ndetse na North American plate. Bino bikimara kuba hahise habaho kunyeganyega ku isi bikomeye cyane. Ubundi kuno kunyeganyega kwabayeho niko kwahise guteza umutingito maze umujyi wose hasi. Icyo gihe abantu basaga 200,000 bari batuye muri Haiti bose barapfuye bishwe n'uyu mutingito. Icyo gihe abantu basaga miliyoni barakomeretse babura ndetse naho kuba, kubera ko inzu nyinshi zarasenyutse cyane cyane mu murwa mukuru. Ibi ngibi byateye ubwoba isi yose kubera ko byabaye mu kanya gato cyane ariko byangiza byinshi cyane. Uzi igituma uyu mutingito utera ubwoba isi? Uyu mutingito wabaye utiteguwe. Ikindi wangije umujyi wose mu minota mike cyane. Abantu benshi bapfira icyarimwe. Ibihugu byinshi byabonye ko umutingito ushobora gusenya igihugu mu minota mike cyane. Uyu mutingito wabereye mu gihugu cya Haiti mu mwaka wa 2010 wagaragaje ko isi ishobora kunyeganyezwa igihe icyo ari cyo cyose, kandi ingaruka zose ziba zishobora kuba ku muntu ndetse no ku gihugu bikomeye cyane. Niyo mpamvu n'umutingito wabereye mu gihugu cya Haiti wiswe 2010 Haiti earthquake ntiwamaze igihe kirekire cyane nk'uko abantu benshi babitekerezaga, kubera ko wamaze amasegonda ari hagati ya 30 ndetse na 35 gusa. Uzi icyo bino bisobanuye? Bisobanuye ko mu masegonda make cyane nibwo inyubako nyinshi zasenyutse maze abantu benshi bahura n'ingaruka zikomeye cyane. Nubwo uyu mutingito wari mugufiya ariko wari ukomeye cyane kubera ko wari ungana na magnitude zigera muri 7.0. Uzi impamvu ituma uno mutingito wo muri Haiti utera ubwoba? Habayeho ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza mu kanya gato cyane. Abantu benshi ntabwo babonye umwanya wo kwirinda, nyuma ndetse haje n'ukundi kunyeganyega nubwo kutari gukomeye cyane. Ibi ngibi tubyita aftershocks. Uzi uno mutingito icyo wigishije ibihugu byo hirya no hino ku isi, wabyigishije ko nubwo umutingito uba ushobora kumara amasegonda make cyane, ingaruka zawo ziba zishobora kumara imyaka myinshi cyane. Gusa uyu mutingito wo muri Haiti wabaye mu mwaka wa 2010 nubwo wari uteye ubwoba ntabwo uvuze ngo niwe wishe abantu benshi ku isi. Iyi yitwa Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Nizere kuba kandi subscribe ariko nawe utarayikanda. Uyu niwo mwanya. Reka nkubwire umutingito wishe abantu benshi ku isi. Umutingito wishe abantu benshi ku isi wabaye hagati y'amasegonda 20 ndetse na 60, wica abantu basaga 850 ubicira mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu mutingito uzuko witwaga 1556 Shanxi earthquake. Uyu wabaye mu mwaka wa 1556.
ubera mu gihugu cy'Ubushinwa. Icyo gihe wishe abantu basaga 850. Ubwo ntugiye kumbaza impamvu y'urutingito wishe abantu benshi cyane, nibyo iki kibazo ntabwo wabura kukimbaza, gusa ugomba kumenya ko abantu benshi cyane babaga mu nzu zoroshye. Ibi byari bishatse kuvuga ngo inzu babagamo zari zubatse mu butaka bworoshye, kandi uno mutingito wibasiye ahantu hatuwe cyane. Nta bumenyi bwo kwirinda cyangwa se ubutabazi bwihuse bari bafite nk'uyu munsi. Impamvu ituma uno mutingito wabaye batiteguye zo ni nyinshi cyane. Icya mbere cyo nta n'ibikoresho byo gupima neza igihe nk'amasaha agezweho cyangwa se seismography byari bihari. Amakuru menshi yanditswe yarashingiye ku by'abantu bagiye babona gusa. Kuva isi yaremwa, uyu mutingito wabaye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka w'1556 niwe wishe abantu benshi kuri iyi si ya rurema. Ibi byose nakubwiraga bikubiye mu gitabo cyitwa Encyclopedia Britannica. Kino kiganiro cyitwa Umucyo Tubona kinyura kuri Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ry'una nari guhaye mu biganiro binyuraho. Indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro Umucyo Tubona kuri Kingdom JBTV, naho ngiye nitwa Bonviva. Ikaze ry'urarihorana.